Gera ndi umwana w'umukobwa wabonye umugabo winjira mu gitondo iwacu mpari ndi mu nzu iwacu ndi mu turimo, umugabo akinjira saa 7 akagenda, saa 8 hakinjira undi baza kureba mama wanjye. Ikintu cyankomerekeje kugeza n'iyi saha numva ntazanibagirwa mu buzima bwanjye, tukicara nkamubwira ibuka runaka hari igihe twabaze utera story na mama ko kundi akwisanzura, yego anyisanzuraho. Yego Gera twarabaze turaruha abagabo abaza mu rugo abasanga ibintu nk'ibyo akabibara gutyo sakakubwira. Yego nanjye nkamutsa nkamugana ariko wa mugabo cyagiye mwabanaga vugana nyine ni inshuti yanjye. Ariko ubwo n'ubushuti koko bw'umwana na nyine nanjye nicyo kintu kimbabaza. Mama wawe yanduje uriya musaza virusi itera sida, kandi mama wawe yaryamanaga na wa mugabo mwaryamanaga nawe. Gera nahise numva mama wanjye mwanze. Mama wanjye aranyicara aramubwira ngo uje kundeba se, undi aramubwira ngo yego. Mama aramubwira ngo none se ngo urashaka ko tubikorera no muri salo? Umugabo aramubwira ngo hoya tujye mu cyumba. Ajya mu cyumba, maze kujya mu cyumba umugabo arafunga urufunguzo rucisha munsi y'urugi. Arangije wa mugabo afata essence ayimena kuri mama no mu cyumba hose. Nawe uviye inkuru yanjye. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze muri ubuzima, twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira ibe byiza. Nikaze kuri buri muntu wese navuga ngo udahwema kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye. Nitwa Rwema Imbabazi, ndi kumwe na Divine hano imbere yanjye, afite ubuhamya bukomeye cyane buza no kwigisha by'umweko ababyeyi baba mama uburyo mukwiye kwifata imbere y'abana banyu. Biri too much. So tujye kuganira na Divine rero kugira ngo tubwire ku buhamya bwe ari gucamo akanya, si ibya kera, si ibyabaye sa amateka, ahubwo nibiri kuba akanya kugira ngo natwe ubwacu tubashe kumugira inama, tubashe kumutabara mu kibazo arimo. Umubyeyi w'umumaro ukuntu tumufata, ariko iyo gitwaye ukundi asenya sosiyete, asenya abana. Divine tugwe ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Urakoze cyane Gerard. Umeze neza? Ize neza, mbanje kubashimira cyane. Yego. Navuga ko nongeye kugira andi mahirwe cyangwa se kongera kugira ubundi buzima. Inkuru yanjye ndayihera ndi umwana, navutse nk'abandi bana, mvuka ndi umwana w'umukobwa. Ngize imyaka 3 mvuga ari umwana utangiye kumenya ubwenge, nisanze mu maboko ya mukecuru wanjye. Ubwo ni nyogokuru? Yego, byara mama. Yego. Ko mama yari yaraje i Kigali, ariko mfite musaza wanjye nawe yabaga kwa mukuru wa mama. Igihe kiragera tuvaho twabaga tuzi Kigali, ako nabwo nari nyiri umwana mutoya. Igihe kiza kugera turimuka, mama ubwo yari afite umugabo utari data. Igihe kigeze uwo mugabo baratandukana, agaruka mu rugo turabana. Nabwo igihe gitoya arongera ashaka undi mugabo. Ashatse undi mugabo nabwo biranga, ariko amakuru mfite nuko byose byaterwaga na mama wanjye. Mama biranga, agaruka mu rugo nabwo amara igihe gitoya aragenda. Nihuse gato twageze nageze nahise ngera mu 2 primaire, ngeze mu 2 primaire mama arongera aragenda atusiga imyaka 2. Yagarutse niga mu 3 primaire, ntazi ngo abahehe, ariko yabaga mu Rwanda n'ubundi, ariko amakuru yacu yose yabaga yafite. Igihe cyarageze nabwo, ariko ubwo muri iyo myaka 2 ntago yabanaga n'umugabo umwe, byarangaga akajya ku wundi. Igihe kiragera nanone agaruka mu rugo. Garutse mu rugo famiye yaramwicaza aramuga wabuze iki ngo wicare hamwe. Aravuga ati ngiyewe nanjye ikibazo mfite ntago nyizi. Nabwo baramuga ati basireka tugushakira ikintu ukora ukore, hanyuma ariko wicare ugumane na mama dore arashaje, urere n'abana bawe. Musaza wanjye nawe ageze igihe araza turabana. Mama bamushakira ikintu cyo gukora, nanone biranga asubira ku mugabo. Nabwo ashaka undi mugabo
umva ashaka abagabo batandukanye. Ubwo igihe nanone kiragera biranga, agaruka mu rugo. Muri uko kugaruka mu rugo nigaga icyo gihe nari ngeze mu wa 4 primaire, nabwo aduta amezi 6. Icyo gihe ndarwara cyane, baramuhamagara baramubwira ngo umwana wawe ari mu bitaro. Aho kugira ngo aze yohereza umugabo babana, araza, ariko buri weekend umugabo babanaga uwo ari we wese buri weekend yazaga mu rugo kutureba, akadusigira amafaranga. Umwana muto kumusigira amafaranga 500, twumvaga ari ikintu gikomeye cyane. Uwazaga n'umugabo? Hazaga umugabo, mama we ntazi. Igihe kiragera wa mugabo ngewe nakuze babana, umva barabanaga bagatandukana, akajya gushaka undi mugabo. Aza kumwicaza aramubwira, ariko ko ndeba n'ubundi uhora ushaka bikanga, waje n'undi tukabana. Mama wanjye asubirayo, barabana. Muri uko kubana ariko umusaza wanjye ntabwo tuje papa. Papa wa musaza wanjye yarapfuye, yicwa na accident. Igihe kigeze uwo mugabo nabwo nyine barabana. Muri uko kubana ubwo nyine nihuse nageze mu ambire secondaire. Ngeze mu ambire secondaire, umukecuru wanjye aza kwitaba Imana. Aza kwitaba Imana, ariko mama ari kuburana amafaranga ya accident ya papa wa musaza wanjye. Barayamuha, maze kuyamuha agura ahantu ho kuba. Muri uko kugura ahantu ho kuba, ubwo ari umukecuru wacu yaramaze kwitaba Imana, biba ngombwa ko noneho tujya kubana na mama n'uwo mugabo. Uwo navuga ko akenshi nakundaga kumubona, navuga ko ari we nabonaga nyine ari nka papa wanjye. Ubwo turabana, tumaze kubana na mama, musaza wanjye ubwo yahise ajya kwiga abayo, kumana na mama n'uwo mugabo. Ariko nanone nkabona mama afite umugabo, uyu munsi yagiye, rimwe na rimwe akamwirukana, akamubwira ngo ntabwo ngushaka, mvira aho ngaha ni mu nzu yanjye. Ubwo umugabo wa mama yaje kugenda, nsigarana na mama njyewe twenyine. Igihe kiza kugera bantera inda, maze kuntera inda uwo mugabo agaruka mu rugo, ariko mama yamenye ko ntwite hashize igihe inda yari ifite amezi 3. Mama arambwira ati noneho ntabwo inda ugomba kuyikuramo, ugomba kubyara. Ariko umugabo wa mama urumva nawe yageze nyine aragaruka, ko babanaga batandukana. Ubwo uwo mugabo wa mama arambwira ati no, icyo gihe ndabyuka byari ku cyumweru, mama abyuka mu gitondo ajya mu misa. Agiye mu misa, umugabo wa mama arampamagara, arambwira ngo ngwino nkubwire. Ndinjira mu cyumba nk'umwana witabye umubyeyi, arambwira ngo icara aha ngaha, ndicara. Angije arambwira ngo uremera ko turyamana, hanyuma ngo amafaranga iyo nduyikuremo? Jera nararize cyane, nari mfite inshuti yanjye imwe yonyine niyo yari bizi ko ntwite. Bita nihuta cyane, yaratuye ruguru mu rugo, ndamuganuza ibintu bimbayeho, ndamutekerereza byose. Arambwira ati none wowe uceceke, mama wawe ntubimubwire, umwihorere, hanyuma wowe ahubwo ntuzongere gusangira ku meza amwe n'uwo mugabo na mama wawe. Ujye uteka, ugende ujye mu cyumba cyawe urye, ubiceceke ko byaba bibi. Kuko n'ubundi uwo mugabo yarambwiye ngo ngwino ngo turyamane, ngo amafaranga ukuremo iyo nda, kuko n'ubundi mama wajya avuga ko turyamana. Ibyo nabyo ndabimenya, ariko ntabwo nari mbizi. Ubwo ibyo nyine byose uwo mukobwa ndayamubwira, avuga ati noneho ntubimubwire, atabikomfaminga neza, noneho atavuga ati bya bintu nibyo. Ndaceceka, igihe cyo kubyara kiragera, ndabyara. Maze kubyara neza, noneho nibwo inkuru y'ubuzima bwanjye yatangiye. Ndabyara mu bintu bigoye, iwacu batabyumva, mama wanjye atabyumva. Igihe kigeze nyine, ubwo urumva twatugeze muri covid, mpura n'umuntu arambwira ati noneho ndabona ubuzima urimo
iwanyu nta kintu na kimwe bagufasha ahubwo birirwa bagutoteza, njye ndemera kugufasha. Yari umupapa. Uwo mupapa aramfasha umwaka wose, nshira nta kintu na kimwe arambwira. Icyo nkeneye nkamubwira, kunyambika akanyambika, ku kibazo cy'umwana, kuko urumva umusore twabyaranye yahise agenda ntabwo nzi aho aba. Numva gusa ngo nyine ntabwo ari mu Rwanda. Ubwo umwaka urangiye, uwo mugabo arampamagara arambwira ndashaka ko tuganira. Wowe wari wemeye kumfasha. Ndagenda turaganira, nje arambwira ati ngiye rero umwaka wose maze ngufasha ntabwo nzongera kugufasha tutararyamana. Ndabyanga. Ndavuga subu nabwo ndarira cyane. Ndavuga subu ibintu biba kuri mama ubu nanjye aka kanya ngana nya bigiye gutangira bimbeho. Ndabyanga, ndamuga rero ibyo wakoze warakoze, nta kibazo, ndagushimira, Imana izaguha umugisha. Igihe kigeze none mbona nyine ubuzima butangiye kwanga. Arampamagara arambwira se ko ndeba ubuzima bwawe wongeye kumera nabi, ibyo nakubwiye warabyanze. Jera ko nta kundi kuntu nabonaga. Ndabyemera, uwo mugabo turaryamana. Tumaze kuryamana nyuma ariko akaba hari umumama w'inshuti ya mama. Uwo mugabo navuga ko ari ukunshi inyuma wenda, nawe atangira kuryamana na mama. Uwo mugabo mwaryamanye? Ego, atangira kuryamana na mama, ariko mama bibwira inshuti ye y'umumama. Ariko uwo mumama akaba azi ikibazo mama wanjye afite cyo gukunda abagabo. Ego, ni indwara mama wanjye aranarwaye, afite virusi itera sida. Ego, afite virusi itera sida. Uwo mama arampamagara arambwira ati wambabariye ku buzima, kukiri umwana ukareka kwangiza ubuzima bwawe. Ariko ubwo sinkamenye igituma ari kumbwira gutyo. Wambabariye ukitonda ko ubuzima bunanze wafata n'isuka ukajya uhingira abantu. Ubuzima utakuriyemo ukemera ukabwiga, ariko ukareka ubuzima bwawe bugakomeza bukabaho neza. Sinamenye impamvu ari kumbwira icyo kintu. Igihe nanone turakomeza nyine, numva ariko umutima ukomeje kundya. Ndavuga se kubera icyo mama yambwiye kuriya. Ndamwegera ndamubwira wambwiye ko nkunda gufata nka mama wacu, mbabarira umbwira icyatumye umbwira kuriya. Arambwira ati aka kanya ntago nakubwira impamvu nakubwiye kuriya, ariko ubaye uri umwana w'umukobwa wumva wanyumva uramugabo ukamureka. Uko yabimbwiye niko nabikoze, ndamwumvira koko. Ubwo twihuse uwo mugabo twarerekanye, mama nawe akomezanye n'uwo mugabo babanaga n'ubundi. Tuza kugurisha aho ngaho twabaga, maravuga ati reka mvangaha ngiye gushaka ahandi, ngiye gushaka amasaziro. Ubwo akimara kugurisha wa mugabo aramwirukana. Amaze kumwirukana, ariko ubwo yari afite undi mugabo wundi nawe bari bamaranye iminsi, ko mama yabeshyaga uwo mugabo ngo agiye gusenga yigire mu bandi bagabo. Ariko njyewe nubwo bwose byari bimeze gutyo, mama wanjye turi inshuti. Ibintu byose arabimbwira, rimwe na rimwe akagira n'ibyo ambwira azi ko turi kuganira, ariko nkanjye nk'umwana ku mubyeyi birankomeretsa cyane. Kuko nta kundi kuntu. Nk'ibiki akubwira? Nk'abagabo bahuye akabikubwira se mu buryo butomoye? Yego, akambwira ati runandagiye ngiye aha n'aha guhura n'uyu nyina. Kabimbwira wenda nawe arambwira ati ngiye wenda nk'umubyeyi ashaka no kuba yabinyuza nko mu bundi buryo. Akabwira ati ngiye kuryamana na runaka. Yego, kandi ntacyo yabuze. Dufite musaza wacu n'ubwo kose nawe abikora mu buryo bw'uko muri inshuti cyangwa urumva nyine we yageze aho navuga ko yanyisanzuyeho birenze. Ntabwo navuga ko amfata nk'umwana, ahubwo njye sinzi uburyo amfatamo. Gufata nk'inshuti? Yego, ariko njye nkanjye nyine ku mwana n'umubyeyi bikankomeretsa, nkabura uko mbigenza nyine nkikiriza. Ku buryo aza kugana detaye zose? Oya, bya detaye ntabyo ambwira, gusa
arambwira ati ndagiye kureba kuko abagabo be hafi ya bose mba mbazi kuko banaza mu rugo. Ubwo wa mugabo aramwirukana, amaze kumwirukana azana undi. Muri uko kuzana undi mama yirukana umugabo. Yego, yirukanye uwo mugabo nubwo bamaranye imyaka myinshi ariko agenda bagenda. Mama niwe ubazana mu rugo? Yego, mama bazana mu rugo. Yego. Ariko bamara nyine uwo mugabo bamaranye imyaka myinshi ariko agenda amwirukana akazana abandi. Twe twageze aho njye na musaza wanjye turamwicaza turamuga, wafashe umugabo umwe ukamutwereka tukamenya ngo uyu niwe mugabo wawe, nka famiye turamumenya. Uyu munsi haje umugabo, ejo haje undi. Kubera ko musaza wanjye tutabana, rimwe na rimwe hari ibyo mubwira akambwira ngo ibyo ni ibyawe na mama, ntago anyumva. Ubwo mugabo yaramwirukanye, haza undi. Ubwo twari tumaze kwimuka aho turi, aho twari turi tugiye aho ubu ngubu tuba. Ubwo nabwo wabonaga ko ari umusore, ni nawe watwimuye icyo gihe. Turimuka barabana, ntamaze ibyumweru 2 aho tuba ubu ngubu. Mpita mbona akazi ahantu ndagenda ndagakora, ariko sinabimenya ko uwo mugabo azahaguma. Umusore wabimuye? Yego. Babandi bimura abantu? Babandi bimura abantu niyo byarangiye babaye inshuti. Ahise afatiraho? Yego. Yego. Wa mugabo aza kuza, wa undi wundi wa mbere? Yego, wa mbere. Yego. Araza aza muri izo karitsiye twabagamo, ahahurira n'uwo nguwo. Noneho icyo gihe byanabaye intambara cyane. Uwo mugabo uwo nyine wa mbere mama ahora yirukana, abo nyine byaramurenze. Atuma umwana mu rugo arambwira ati genda mama runaka agumpere akabido ka litiro 3 ukanzanire. Umugabo aragenda agura essence, ntago nahabaga. Ubwo aragenda agura essence, mu kujya kuyigura ahita ahura na mama aherekeje uwo mugabo agiye. Umva yagendaga mu kazi akaza muri weekend. Barahura amuherekeje umugabo, ariko n'ubundi akomeza gahunda ze zo kujya kugura essence. Avuye kuyigura ayizana muri baga ayihetse. Nuko mama yambwiye n'abandi bantu kumva ntago ngiye nabaga mu rugo. Aragenda azana baga irimo ikintu, yinjira mu nzu. Mama ngo aranjira aramubwira ngo uje kundeba se? Undi aramubwira ngo yego. Mama aramubwira ngo none se ngo urashaka ko tubikorera no muri salo? Umugabo aramubwira ngo hoya tujye mu cyumba. Ajya mu cyumba, maze kujya mu cyumba umugabo arafunga, urufunguzo rucisha munsi y'urugi. Ku gipangu, mu gikari n'ahandi hose hari harangaye. Afata wa mwana wanjye amuhereza igiceri, aramubwira ngo genda ujye kugura biswi. Arangije wa mugabo afata essence ayimena kuri mama no mu cyumba hose. Nawe mama ahita abibona ko agiye gufata ikibiriti mu ikote yari yambaye, bararwana. Muri uko kurwanira icyo kibiriti mama yahise yurira igitanda, afungura idirishya, avuza induru, abantu baramutabara. Uwo mugabo ahita asohoka aracika aragenda. Bahamagara polisi, ribu ziraza. Maze kuza mama baramufata bamujyana kuri station ya polisi nyine gusobanura. Bahita umumama umwe aramamagara arambwira ati mama wawe yarapfuye. Jara akazi karananiye. Mbe nahise ntekereza umwana wanjye. Ubwo uwo mugabo njye nahise muhamagara ako kanya. Ahita ambwira ngo umbabarire, ibi byose nabikoze kuko ntabashaga kwihangana, ariko umwana wawe ntacyo nagombaga kumubura kuko n'umuziranenge ntazi ibyo ari byo. Ubwo wa mumama wa undi w'inshuti ye wambwiye ya magambo, nawe abaramamagara ambwira ati siko mama wawe yarapfuye. Ubwo ndamitambwa noneho byabaye nko mu masaha 9. Ndamugaye izi saha ntago nasaba urushya ngo barumpe, ndi gukorera kure, reka ndusabe nze mu gitondo nzindutse. Ariko kwa ko natwe twabonaga nge namusazanye, kwa ko twabonaga
buri munsi mama yirukana wa mugabo amugarura umusaza wanjye yageze aramubwira ngo nta mugabo n'umwe nshaka mu rugo. Nahise mpamagara umusaza wanjye ndamubwira nti uzi ko runaka yarishe mama. Umusaza wanjye yaransubije ngo byose ubiziranyeho na mama, kuko urumva uwo mugabo yarazaga cyangwa se mama twavugana akambwira ngo runaka agiye kuza hano nkabiceceka. Ubwo uwo musaza arongera arampamagara arambwira ngo nta kindi kintu cyari gitumye nkora ibi bintu, mama wawe yanyanduje virusi itera sida. None aho kugira ngo akomeze yangiza abandi, nari mpisemo gukora icyo kintu twese tukajyana. Jera nahise numva umutima uhagaze, mpita mvuga nti uzi ko mama ashobora, nahise ngarura ubwenge bwa ya magambo wa mugore yambwiye. Ndavuga ni mama ashobora kuba yararyamanaga n'uriya muntu, aricyo gituma wa mama yambwiraga gutyo. Ndangije mpita mpamagara wa mama nanone arambwira ati ibyo nakubwiraga, mama wawe yanduje uriya musaza virusi itera sida, kandi mama wawe yaryamanaga na wa mugabo mwaryamanaga nawe. Jera nahise numva mama wanjye mwanze, ariko kubera ko ari mama wanjye ndatuza. Uwo mwanya nahise njya kwa muganga, amezi 3 yari yarashize, twari tunamaze n'igihe kirekire twaratandukanye. Jera kubw'amahirwe nsanga ndi muzima. Bivuze ngo wa mugabo mu kugufasha bye mu rwego rwo kugira ngo yihimure cyangwa ntabwo kugeza isaha niba yaranduye ntago mbizi, kuko urumva ngiye nahise naranamuborotse kugeza n'iyi saha ajya amamagara. Ariko iyo numvishije ijwi ari rye ndamubwira uranshakira iki mu buzima, ibyo wakoze warakoze, ndagushimira kandi Imana izabiguhera umugisha, ariko ndumva nta handi hantu nshaka kuzongera guhurira nawe. Ubwo akazi kahise kananira, ndataha biba ngombwa ndanasezera. Ndavuga ni byanze bikunze niba uyu muntu abashije gukora iki kintu kubera mama, bivuze ko atari we wenyine, n'aba bagabo bose bagenda bahura byanze bikunze nabo harimo abo igihe yanduza. Ndavuga nti reka ngume mu rugo hatazagira n'undi mugabo wundi ushaka kuza kumwica, basi nahaza akahansanga azatinya. Ubwo ibyo birarangira, uwo musaza baratandukana. Muri uko gutandukana Jera ikintu cyambabaje, bageze aho ubwabo barasubirana. Mama arabimpisha, amaze kubimpisha ubwo umusaza aramamagara igihe kimwe arambwira mama wawe ko namubuze kuri telefone, naho ubwo mama amaze iminsi 3 atari mu rugo, yaragiye kureba undi mugabo. Yibereye kundi mugabo. Ndamubwira none se mama ko nzi ko mwatandukanye mwasubiranye gute? Mitamugana icyakora mwese ndabagaye. Ahita ambwira ngo yango ni izindi gahunda ngo turi gupanga. Ndambwa izindi gahunda mupanga n'ubundi muzipanga kuko mwasubiranye, mwabashije kongera kuvugana. Ubwo ndamugana ntago nza ahantu ari, avuye urumva ngena mama n'ubwo ndamuhishira. Ndamugana ntago nza ahantu ari, avuye mu rugo mu kanya, naza ndamubwira ko umushaka, kuko nubwo bwose yagendaga yaramamagaraga kambaza mumeze mute mu rugo, umwana ameze ate, umugabo tumeze neza. Ngo ndavuga naza ndamubwira ko umushaka. Mama yaramamagaye, maze kumamagara ndamubwira runaka mwarasubiranye. Arambwira ngo jya umenya iby'ubuzima bwawe. Ndamubwira ariko yamamagaye yamamagaye ambwira ko akushaka. Arambwira ngo ke ngo naribi ngo mwihorere.
ubwo bibaho ngaho bibaho nabwo gukomeza mwa bwa buzima bw'abagabo. Jera ndi umwana w'umukobwa wabonye umugabo winjira mu gitondo iwacu mpari ndi mu nzu iwacu ndi mu turimo, umugabo akinjira saa 7 akagenda, saa 8 hakinjira undi baza kureba mama wanjye. Yes. Ikintu cyankomerekeje kugeza n'iyi saha numva ntazanibagirwa mu buzima bwanjye, uwo mugabo watwitse, urumva yashatse kumutwika. Yeah. Akagari kose karabimenya. None icyambabaje igihe cyarageze uwo mugabo agaruka mu rugo. Yeah. Mu kugaruka mu rugo ndamubwira sema, nyuma y'ibyo uyu muntu yagukoreye umugaruye mu rugo, ese basi ntunareka ngo anaze. Agaruka kuba kwa mama se? Urumva ntago navuga ko yagarutse kuba kwa mama, ariko ajyaza. Yeah. Kwa kundi n'abandi baza. Kwa kundi n'abandi baza. Nawe ndamuga ese basi ntunareka ngo aze ninjoro abantu batamureba. Ese nawe ubwawe abantu babona uyu mugabo kandi yaje, uwo mugabo yaje kuko dutuye ku muhanda, mutima uparika ku muhanda, hari akabari hose agenda asuhuza abantu. Yeah. Kiza ndamuga ese ntunamureka ngo aze ninjoro basi azajye mu nzu yongera azatahe ninjoro abantu batamureba. Ese abantu bamuzi ko bamuzi n'ibintu yashatse gukora, ese wowe iyo bakubonye bagutekerezaho iki? Ese wowe ubwawe ntiwigaya? Yeah. Ugasanga nyine rimwe na rimwe ndababaye nkanamubwira nabi. Ubwo uwo mugabo akaza nyine ku manywa akagenda, ariko ibyo byose musaza wanjye ntago ababizi. Yeah. Igihe kimwe nabwo haza undi mugabo ukora no muri leta, n'umukozi wa leta, araza hamara iminsi. Ubwo muri abo bose nta muntu n'umwe uzana ikintu, nta nuhereza mama amafaranga ngo basi akirunahaye. No kuryamana gusa kuko nkurikije ibintu mama wanjye akora, babaye bamuha amafaranga umanjye aba ari ku rwego rurenze. Azana abagabo bafite amafaranga niba baba bayafite cyangwa batanayafite, ariko ahubwo nyine navuga ko we ari ayafite arayabaha. Kuko nk'uwo mugabo wandi nakubwiye watwimuye, yigeze kumuha amafaranga ngo ajye gushaka indi kategori. Ari mama uyamuha. Icyo gihe twaranabipfuye cyane, mva mu rugo kuko kigiye mama naramubwiye ndamuganda ndashaka amafaranga njye kugura inkweto. Jera arayanyima kandi mbizi neza ko ayafite. Yeah. Arangije nafashe telefone ye, ari ukuntu ufata telefone notification ugasanga nyine ugahita ugwa kuri notification. Yohereje umugabo 80,000. Yes. Ndangije kwihangana birananira, mpita mva mu rugo ntavuze. Yeah. Ndagenda njya ku mushiti wanjye kure nyine. Mama arangije aramamagara arambwira ngo wagiye, ndamuga kwihangana byananiye, nagiye maze ukumane n'abo bagabo bawe. Jera mama yambwiye amagambo akomeye, yarambwiye ngo nushaka ugaruke wicare ngo utunge, ntacyo umaze nta n'icyo uzimarira. Niko yambwiye. Yeah. Jera iryo jambo kugera n'iyi saha ryanze kumvamo, nyine numva koko ko ntacyo maze nta n'icyo nzimarira kubera we. Ijambo ry'umubyeyi kenshi. Ego niko yambwiye. Yeah. Ndangije mamagara musaza wanjye ndamubwira mama byagenze gutya na gutya. Musaza nyine ntago ari umuntu uvuga amagambo make, ashobora kubona ikintu akituriza ntagire ikintu na kimwe akubwira. Ubwo namaze icyumweru kuri uwo mushiti wanjye mbona iwabo nyine, ndavuga kugira ngo ume hano n'ubundi reka nsubire mu rugo meze njye guhangana na mama. Urumva n'umwana wanjye mba namutaye mu rugo, mba namusize mu rugo. Wenda niba ndi kubyumva neza, yego mama ntabwo yigurisha ahubwo we agura abagabo. Yego arabagura. Kuko n'urugero nk'iyo musaza wanjye amuhaye amafaranga, mu kumuha amafaranga we kugira ngo anyumvishe ko abo bagabo aribo bamuhaye ikintu,
arambwira ngo nyine ampisha ko ari musaza wanjye yamuhaye ariko njye nkabimenya. Noneho umusaza wanjye nyine arambwira ati wowe tuza byihorere. Mu rugo haje kuza uwo mugabo nari nangiye kuvuga, umukozi wa leta. Araza ahamara icyumweru kimwe, cya kabiri mbona ko birenze. Kwihangana noneho Gerard biranga mpamagara musaza wanjye. Ndamubwira njyewe ubu buzima ndabuhaze, ndambiwe guhora mbubamo. Ariko icyo gihe musaza wanjye yashatse kuza kudusura, mama aramubwira ngo ntuze kudusura, muri karitsiye twagize ibyago, ejo tuzajya gushyingura kandi tuzajya gushyingura ahantu kuri. Amubeshya kugira ngo ataza akasanga uwo mugabo. Urumva njye naramenye ko mama wanjye abana na virusi itera sida. Mbanza ndamwisha ndamubwira mama, abagabo bose uhora uzana hano ese basi muri ikingira cyangwa ubasha kubabwira ikibazo ufite? Gerard yarambwiye ngo Nyabarongo yicu yizaniye, niko yambwiye. Ndangije mpamagara musaza wanjye ndamubwira impamvu mama yakubwiye ko adahari nuko uwo mugabo ahari. None wowe uwo umunsi w'ejo uzawihorere ntuzaze, uzaze ku munsi ukurikiyeho. Ndabugaza bagihari. Yego. Kumva yari afite ibyumweru 2. Yari muri konje ibyumweru 2 byose aza mu rugo. Musaza wanjye uko nabimubwiye yaraje. Muri uko kuzana ubwa mbere namufasha mbwira ijambo rikomeye. Araza yarinjiye kuri muri salo, asanga wa mugabo akenyeye igitenge cya mama. Arangije abaza mama ngo uyu ninde? Mama aramubwira ngo ni umushyitsi. Mu buhe buryo? Arara he? Aramubwira ngo arara mu cyumba cyanjye. Nta cyumba cyashyitsi se tugira? Mama ahita amubwira ngo ahubwo vuba tuzabatumira. Musaza wanjye aramubwira ngo ubwo bukwe sinzabuzamo. Ahita anasohoka arampamagara, anjyana mu gikari. Gerard yaramfasha arankomeza arambwira ngo ubu ntago ari ubuzima urimo, ari ubinyibwiriye. Ahita aca mu gikari asohoka igipangu aratana nubwo yasezeye mama. Arangije arambwira ngo genda ubwire mama muhaye umunsi w'ejo uwo mugabo ntazabe akiri mu rugo. Mama nayo ndamugani musaza wanjye yarambwiye ngo uyu munsi w'ejo ni wahaye uyu mugabo ntago amushaka. Gerard mama yarambwiye ngo narababyaye ntago mwambyaye, ngomba gukora icyo nshaka cyose kuko urugo ni urwanjye. Ngo narabimubwiye musaza wanjye ubwo nyine yarantumye nanjye ndamutumikira. Ubwo yarongeye amara iminsi 3 uwo mugabo, uko mama yabimubwiye nyine yaduciye amazi. Nyuma y'iminsi 3 uwo mugabo asubira mu kazi. Muri uko gusubira mu kazi akomeza n'ubundi haza abandi bagabo. Gerard muri karitsiye y'iwacu urugo niyo ubashije ngo kwa runaka ahita akubwira ngo rwa rugo ruzamo abagabo batandukanye buri munsi. Ubwo igihe cyarageze haza undi mugabo. Ubundi Gerard ari igihe tujya twicara turi nko gutera story, tukicara nkamubwira ibuka runaka. Ari Gerard igihe twabaze utera story na mama. Ntera story na mama. Ko kundi akwisanzura. Yego, anyisanzuraho. Gerard twarabaze turaruha abagabo. Abaza mu rugo, abasanga ibintu nk'ibyo. Akabibara gutyo se akakubwira. Yego. Nanjye nkamutsa nkamugana ariko ma wa mugabo cyagiye mwabanaga amakuru ye. Kambwira ngo ngo reka muhamagare. Kamuhamagara bakavugana nyine ni inshuti yanjye. Ariko ubwo n'ubushuti koko bw'umwana na nyine nanjye nicyo kintu kimbabaza. None akakubwa n'abagabo baryamanye mukabara umubare. Gerard tukicara tukabara umubare. Ibase. Na mama ukubyara. Na mama wanjye umbyara. Ngo sumva ntabashaka nawe ko wajya muri ibyo bintu kweri. Gerard njyewe nkurikije abagabo njye nabonye mu maso yanjye n'ubu ngubu nkibona. Gerard njye niyo umugabo ampamagaye uwo ari we wese
hari abampamagara kubera we, hari abaza kumureba bakankunda bagafata nimero yanjye muri telefone ya mama, bakambwira ngo ni runaka, barananyibwira ni runaka twaje mu rugo iwanyu uratwakira, jera ngenda bakira, bagasanga nabateguriye, nkicarana nabo muri salo tukaganira mu buryo bwo kugira nyine sinzi kugira babone ko ntabaciye amazi n'iki. Nkicarana nabo muri salo, igihe cyagera ngasohoka nkigendera, abaha umwanya, n'igihe ngenda njya kubona nkabona aramamagaye, arambwiye mama akamamagara ngo ese uri hehe, ubwo mpita numva ko basoje ibyabo, nkagaruka umwana wanjye bagiye ku ishuri, ariko nawe ataha saa sita, iyo ataryamye ahita ajya gukina n'abandi bana. Ubwo tukicara nyine abagabo tukaganira, rimwe na rimwe jera kugeza iyi saha njyewe mba numva ikintu cyo gushaka ntakimbamo, kuko mba mvuga ngo ese nindamuka nshatse umugabo nkahura n'uwahuye na mama wanjye. Yahuye na benshi pe. Jera yahuye n'abagabo benshi cyane, kandi n'ubu ngubu harimo n'abasore bari mu kigero cyawe ku buryo yego nk'uwantereta, yego ugasanga bari kumwe. Igihe rero igihe kikagera kongera gutyo iki gituma kurura abagabo bingana ntago mbizi pe. Gusa ariko nanone wa mugabo wandi washatse kumutwika yamujyanye mu bintu by'abapfumu cyane, by'abapfumu pe. bikuranye muri byinshi. Yego n'ubu ngubu iyo hagize nk'akantu kaba ni mu bapfumu nta handi, niho hantu hambere ugasanga n'amafaranga abonye niho yajyaye. Navuga ko wenyine yizerera muri ibyo ngibyo. Ubwo bikomeza gutyo jera noneho uwo umugabo umwe aza mu rugo ari nijoro, tujya ku meza turasangira, mama arasohoka gato, amaze gusohoka arambwira ngo nijoro nuza kumva nkinguye uze gusohoka duhurire hanze, ndumva nawe ngushaka. Naramurebye ndaseka, mpita nigira mu cyumba. Nawe yahamaze icyumweru, ndavuga se nongera guhamagara musaza wanjye, n'ibya mbere nabashije kumwereka ntacyo yabikozeho, ko biragenda bite. Ndavuga reka nceceke nabwo mbyihorere. Nza kubiganiriza inshuti yanjye, irambwira ati ubwo ntago ari ubuzima urimo, ahubwo wowe ngwino nkwigisha umwuga. Kandi uwo mwuga byanze bikunze muri iki gihe urimo amafaranga. Jera ndagenda turabana, uwo mukobwa tubana amezi 6 antunze buri kimwe cyose. Gusa musaza wanjye nawe urumva yarazi ko ndi kwiga, akajyamo amafaranga rimwe na rimwe yo kurya, kuno umuntu nkamufasha kwishyura inzu, ariko binyuze kuri musaza wanjye. Ninde wishyuraga ishuri? Oya, wowe yaranyibwiye ati ngiye kubera ko ibyo bintu ari njye ubikora ndagufasha, hanyuma nawe wenda byazakugirira akamaro. Musaza wanjye akajyamo amafaranga nyine, uwo muntu nkamufasha kwishyura inzu. Mu kumufasha kwishyura inzu nageze aho nsoza kwiga, njya gushaka akazi. Aho ngiye gushaka akazi hose bakambwira ati ibi bintu wize rero biba bisanga wowe ubyige ufite igishoro uhita ubyikorera. Ubwo nyine numva ko byanze, umva bwa amezi 6 yose narabuze mbashije kuruhukamo ibyo nabashaga kubona mu rugo. Basi wenda mama ko numva mu by'ukuri afite ubushobozi, ko ndiko byumva. Mama wanjye ubushobozi afite, navuga ko ni musaza wanjye amafaranga make abasha kumuha, ko musaza wanjye nawe icyamuhaye. Yego, kubera ko musaza wanjye niwe uduhahira, akazana ibintu akashyira mu rugo, hanyuma akagenda amuha amafaranga make yo kugura utundi tuntu twibanze. Ubwo wenda asanga hari n'abagabo bagenda bamuha n'ayo mafaranga make, ariko muri ayo mafaranga bamuha nawe akayaha abandi. Bamwe bamuha amafaranga nawe akayaha abandi abo yifuza. Yego. Ubwo biranga nyine, mbona mbusa akazi, ndavuga kugira ngo nkomeze gutya
reka nsubire mu rugo. Nsubira mu rugo, musaza wanjye arambwira ati noneho ukeneye amafaranga angahe? Ndayamubwira, arambwira ati noneho reka nyashake mu gihe gitoya nzayaguha utangire nawe ujye ku isoko ry'imirimo ukore. Mama arabyumva, arambwira ngo ntabwo nabyemera, simbishaka. Ayo mafaranga nawe ubwawe uracyari umwana, uracyari mutoya, ukeneye kwiyubaka, ejo uzaba ufite urugo, nawe azishakishirize ku giti cye. Ubwo nyine mama arabyanga, musaza wanjye yabihagaze gutyo. Kuki mama yabyanze? Ntago mbizi igituma yabyanze. Ubwo noneho mpita ntekereza rya jambo yambwiye, nsiko koko bya bintu mama wanjye yambwiye ari byo. Impamvu atumye no musaza anyema amafaranga ntacyo maze koko, nta nicyo nzimarira. Cyangwa nuko yumvaga ko naguha we ntacyo yongera kubona. Yego nabyo birashoboka. Noneho ubwo musaza wanjye nyine arambwira ati wowe ngaho tuza icyo uzajya ukenera, mbona mfite ubushobozi nzajya nkiguha ugumane na mama. Uyu munsi ubayeho gute muri icyo gikomere cyo kubana na mama? Ubayeho gute? Jera, ubuzima bwanjye bwose ni amarira. Jera, sindibona nishimye kubera ko hari nk'inshuti yanjye imwe ijya imbwira ngo njya nanga gupostinga mama wanjye na papa wanjye, kuko akenshi yabapostinze ndamubwira nibe nawe wagize ayo mahirwe. Ko Jera, nta rukundo rwa mama nzi, nta n'urukundo rwa papa nzi. Jera, ukungana gutya sindumva mama wanjye ambwira ngo mwana wa ndagukunda. Igihe cyose nuguhora nca intege, mbwira ko ntacyo maze, ntacyo nzimarira. Kandi watubwe ko inshuti yawe? Yego, ajya bimbwira. Ubwo nyine umuruko iyo atangiye kunganiriza gutyo abagira ngo wenda anyice nko mu bwonko kugira ngo ntagira icyo mvuga ntabwira musaza wanjye. Noneho ubungubu Jera, ubungubu ari kumva mama wanjye agiye kugira hafi imyaka 50. Ariko ubungubu umusore bari navuga ko ari umusore, afite imyaka 37. Imyaka 37. Umusore bari kumwe aka kanya bari kumwe. Bivuze ngo nuwo wabasiganye se cyangwa? Yego, uwo nabasiganye. Yego. Noneho ejo bundi nyine ndi mu rugo, uwo mugabo urumva aba mu rugo pe, ariko afite umugore mu kandi kagari gaturanye n'ak'iwacu. Umugore ariko nawe ukiri mutoya, bafite n'akana k'agahinja. Uwo mugore nyine niba yaratekereje avuga ati n'ubundi naje nje gushaka umugabo simubona, reka nisubirire iwacu. Ubwo uwo mugore nyine ngo byaranze yisubirira iwabo. Ubwo uwo mugabo nawe ibintu byose ahita bizana mu rugo. Muri uko kubizana mu rugo, mama ubwo aricara bimbwira, arambwira ati uko umugore wa runaka yigendeye. Mpita ubwo mama icyo cyaha uzakibabarira. Mama ahita ambwira ngo usenyurwe bamutiza umuhoro, nagende. Kijyana n'amarikodi ndayafite, yabimbwiye ndi kumurikodinga. Arambwira ngo wabona ari iby'Imana ikoze kugira ngo uwo mugore agende, uwo mugabo mwigarurire abo wanjye bwite. Arangije arambwira ngo gusa ngo mu bagabo, ibyo jambo ajya akunda kurimbwira, ngo mu bagabo Imana yaremye nta wanjye urimo, ngo niyo mpamvu ngomba uwo mbonye wese ngomba kuzajya mufata ntasubiza inyuma. Adasubiza inyuma? Yego, uje wese kuko mu bagabo Imana yaremye nta urimo. Noneho ikiri kuntera igikomere ubu tuvugana, uwo mugabo bari kumwe ubungubu, umubonye ubona ko ari mu kigero cyanjye. Jera, ndatambuka muri karitsiye, bati dore wa mukobwa washakiye umugabo iwabo. Washakiye umugabo iwabo? Yego. Ngatambuka bati dore wa mukobwa usangiye na mama we umugabo. None ibyo nyine ndabyumva kenshi. None nabwiye mama, ndamubwira se mama wakihanganye basi mugashaka inzu mukayibanamo. Mama arangije arambwira ngo aha ni iwanjye, niwumva urambiwe uzazinga ugende. Inshuti yanjye imwe
izi ibintu byanjye byose, irambwira nijya imbwira ngo ariko Runa, ibibazo numva ucamo kubyibuha bikura hehe? Nanjye nkamugana hari stress zibyibushye. Yego nibyo. Noneho umuntu umwe ama amafaranga inshuti yanjye ntanatekerezaga Jera, arambwira ati none ngiye guha amafaranga 250 ushaka ikintu ukora basi wenda kizajya uzajya uhugiramo. Ndarya ndavuga amafaranga 250 ntago yakora ibyo nize. Jera nshinga akantu k'akabari karonga gaciriritse nyine ko kuzajya mpugiramo. Bukeye mama arambwira ati noneho mfite akabazo ntizi 100,000 ndayamuha, ndemera ngo no mu gishoro ndayamuha. Bukeye arongera arambwira ngo ngize ikibazo ntizi 50,000. Yego. Ndayamuha. Jera nuko byarangiye, umva n'akabari nta kintu bita bipfa gutyo. Noneho ubu ngubu naramubwiye mama wambabariye ukihangana uwo mugabo ukamureka basi, cyangwa se niba wumva unamushaka duhamagare nk'umuryango tumumenye, tumenye ko aje mu muryango, ariko ibyo guhora uyu munsi haje umugabo. Urumva we ahamaze igihe? Ahamaze amezi 3. Amezi 3 ni menshi. Yego, amezi 3 ni menshi. Wenda na experience mbi wahuye nayo yuko abo bagabo baza kureba mama nawe bagushaka, ntibijya bibaho ko nawe uri umukobwa mwiza? Jera njyewe ntago njya nemera umuntu umbwira ko ndi mwiza, kubera ko mama yigeze kumbwira ngo wowe ubundi se ninde wakwemera, ngo nta muntu wakwemera ngo nuko ngukusa. Niko ambwira, niko ajya ambwira n'ubu ngubu ngo ucye kora we ngo tuzapfa rumwe, niko ajya ambwira. Ubwo rero Jera ubuzima bwanjye nyine numva ari ubwo ngubwo bwo kumva ko ntacyo maze. Jera mfite umuryango ukomeye kwa mama. Yego. Bakomeye pe, dufitemo n'abastari, ariko abo bose ntushaka kumubwira ngo nkemurire iki kibazo ngo agikemure. Mukuru wa mama umwe uba mu Bwongereza yarambwiye ngo ibintu uri kwiga ni byiza, bigezweho muri iki gihe, kandi ubu ndakeka umaze kubimenya, nyandikira ibikoresho byose ushaka ubinyoherereze, hanyuma ndebe ko nabona naguha amafaranga. Jera naranditse ndamwoherereza, birangirira aho ngaho. Jera nashatse umuntu muri famiye ko bafite amafaranga, nashatse umuntu basi wama amafaranga ngo nzajye nkora mwishyura, ndamubura. Na musaza wanjye nari niringiye ageze arambwira ngo mama uzamubwira ko amafaranga wayakuye, ese ntuzamubwira ko ari ngiye wayaguhaye kandi uramukubimubwiye ko mama tuzashwana? Arambwira ati ihangane, icyo uzajya unsaba cyose ngifitiye ubushobozi nzajya nkiguha, ariko ibyo gukora ubu byihoreye. Yego. Ibyo wize ni biki? Nizi ibintu byo gukora inzara. Yego, gukora inzara nibyo. Bisaba ibikoresho byawe wa mugani kugira ngo ugere mu yandi masalo byose, uko nabyumvise. Yego. Reka dusoze isomo rikomeye cyangwa ikintu reka two kuvuga isomo ko nta somo rwose, ikintu kiremere umutima wawe cyane ni ikihe? Nge ikintu kiremereye mu mutima wanjye ni ibintu mama wanjye akora. Nk'ibi mama wanjye, umwana wese ku mubyeyi aba yumva ko umubyeyi we ariyo ntwari yiwe ya mbere. Jera mama wanjye ni wa muntu ntashobora kubwira ngo ngize igitekerezo iki n'iki, mfasha ngira inama bikorwe gutya, kuko nta mwanya n'umwe turicarana ngo ambwire ngo ese wakoze iki kintu, ukoze iki kintu cyakugirira akamaro. Ako igihe cyose ni uguhora ansenya, ambwira nyine ko ntacyo maze, nta kintu na kimwe nzimarira. Jera uzi ko nageze aho
nkajya ngenda mu muhanda ntafite gahunda, nta hantu ngiye, nkagenda mu mutima ndi kuvuga mana nahuye n'umuntu akanyitoragurira. Jera tukaba twahura gutya turebana ukagira ngo nakubonye kandi ntakubonye, wagera nk'imbere ukamamagara ukambwira ngo ugeze ku rwego rwo ko duhura ukanyirengagiza, nkambwira ntabwo nakubonye. Inshuti imwe yanjye niyo yambwiye ngo bizagufasha cyane niwe ujya umbwira ngo uri umunyamugisha, wowe uramutse ugize amahirwe yo kuva mu rugo ugatangira ubundi buzima, wabaho kandi wabaho neza. Kandi koko nanjye Jera nareba ngasanga ibyo bintu nibyo. Jera nk'iyo mfite amafaranga, mama wanjye akamenya ko mfite amafaranga, aruhuka aruko ayo mafaranga ashize. Yewe ntabwo byoroshye ibya Divine twakira muri iki kiganiro, ntabwo byoroshye, birakomeye. Niyo story ya mbere numvise imeze gutya. Umubyeyi wakubye mama akubye bundi, hari ukuntu umuntu amufata nk'umuntu utagatifuje, mutagatifu, no mu bibi byose bimugeraho abirinda umwana, no mu makosa yose yakora akora ibishoboka byose kugira ngo umwana atayabona. Ako bitandukanye n'ibyo muvandimwe. Yego. Story twayumvise, inkuru wayumvise, umvise iby'uyu muvandimwe ari gucamo. Nkeka ko uyu munsi waba umwe mu bantu bashobora kuba bafasha Divine akava muri ubu buzima bubabaje. Yego. Akeneye kuva mu rugo uko ndi kubyumva, agatandukana na mama, akeneye igishoro cyo kugira ngo atangire uwo murimo we, ushobora kumushingira salon, dushobora guteranya akavamo ikintu kizima. Ntabwo mvuga amagambo menshi, inkuru y'ubwayo irivugira. Watanga nimero telefone yawe nko umuntu yifuza kugufasha, kukugira inama, kukubwira ati dore wagiye inyuma ya kamera, uza gushaka ko agufasha, akuganiriza, agukura muri aya mazi abira, uzamwitaba? Yego. Muzaganira, uzanamwiyereka? Yego. Vuga nimero telefone yawe. Ikintu nsaba abanyarwanda, Yego. ikintu nsaba abanyarwanda, Jera nifuza umuntu wambera umubyeyi, wa muntu nzajya mpamagara nkamubwira ndumva ahangaha bikomeye, ese wangira iyihe nama? Nyine umuntu umba hafi akanyomora ibyo bikomere, kubera ko nta rukundo cyangwa se nta burenge njya mbwira abantu nkababwira ndi umuntu ukunda gufasha. Ndi wa muntu ushobora ufite ikibazo n'abantu bose banzi, iyo wabaje runaka ahita avuga wa mukobwa ukunda gufasha ugira ubuntu. Jera nyine nifuza umuntu. Yego, uzamubonaho umuntu. Yego. Vuga nimero telefone yawe. 07 70 36 420. Ni Airtel. Yego, Airtel. Urakoze kuba natwe mu kiganiro inkuru yanjye. Urakoze cyane Gerard.